Uburundi bushobora kuba burimo kubwirwa nabwo mu rwego buziguye, mu buryo buziguye indirectly, buvuga ngo ibyo Kongo ikoze n'u Rwanda nawe subirayo ubikore n'u Rwanda. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya mu byumweru bishize yatangaje ko Tshisekedi nta kintu azasinya ingabo z'u Rwanda zitabanje kuva ku butaka bwa Kongo. Kongo ikomeza kuvuga ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka, u Rwanda rukavuga ko rwo rutari muri Kongo ahubwo ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi yaravuze ngo arashaka ko ibyo basabye byose byubahirizwa nta na kamwe gasigaye. Icyo bavugaga none ngo kwingabo za RDF ziva mu butaka bwa Kongo. Ukavuga ngo niba noneho bemeye kujyayo. President Tshisekedi umukuru w'u Rwanda yakunze kuvuga ko mwumvikana ibintu mwasohoka akabihindura. Ubu ibi byo ntabwo bashobora kubyumvikanaho nabo bagabo batweretse bo muri Togo, abo muri Kenya, abo mu Burundi na Trump bazaba bahari yasohoka nabwo akabihindura. Yaba afite riske yuko Kinshasa yafatwa. Wibuke ko mu bashyize Tshisekedi ku butegetsi yararimo perezida wa Kenya. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Machegalia Vocational Training Center, MVTC. Ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlas rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlas yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Tonye kosuza turabifuriza kugira igitondo cyiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ubwo nabari mu gitondo Ayobo. Yego. Igitondo cyiza nawe. Kuri twese kanije. Baraye amahoro. Ndamutse neza ndashima Imana. Yego, ibice by'umubiri ngo iyo bikora biba ari sawa. Iyo wikoraho ukumva urahari. Mu philosophe wavuze ngo je pense donc je suis là. Ngubwo ntekereza ndahari. Yeah. Ayubu tugiye kujya i Washington DC aho biteganyijwe ko abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bazitabira ubutumire bwa mugenzi wabo Donald Trump kugira ngo bashyire umukono ku masezerano y'amahoro n'amasezerano ajyanye n'iby'ubukungu, ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro hagati y'ibihugu byabo na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ayubu nabonye Perezida w'u Burundi we yavuye mu gihugu cye yerekeza i Washington DC. Nawe azitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amateka y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda nk'uko byatangajwe n'ibiro bye. Hanyuma na mugenzi wabo wa William Ruto wa Kenya nawe azaba hari. Ndashaka ko unyereka impamvu zabo ba perezida babiri, Ruto na Evariste Ndayishimiye, muri aya masezerano mbere yuko tujya mu bindi. Murakoze cyane. Amasezerano ni ngombwa kuko turavuga hagati y'u Rwanda na Kongo ni igihe twari tuyategereje cyane buri wese, cyane cyane nko muri domaine ya politike nk'abasesenguzi. Ariko u Burundi na Kenya bigomba kuba bihari ku mpamvu ifatika. Iya mbere, u Burundi bufite ingabo muri Kongo. U Burundi ni umufatanyabikorwa wa FARDC wa Tshisekedi. U Burundi buvuguzwe kenshi cyane mu bibazo bya za Minembwe. Buri yari amakuru twe tujya kuyabona, abanyamerika bayazi neza bihagije, uretse kwigiza nkana cyangwa guceceka cyangwa kwera impamvu ziri strategique. Ariko bazi neza ko Burundi bufite uruhare yaba ari mu byiza no mu bibi.
mu byiza mvuga no kuvuga ko ni igihugu kiri souverain gifite ubudahangarwa n'ubushongore bwabo mu rwego mpuzamahanga, ariko bakaba nabo bafite amakosa yo kuba baragiye gufasha leta n'imitwe iri negative cyangwa negative yagize uruhare mu guhohotera abaturage b'abakongomani. Ibyo rero byose Uburundi bugomba kugenda hari nabwo bukajya mu ndorerezi. None buriya muntu yabita indorerezi. Yego bagiye nk'ababuzabazi urakoze niyo mvugo nziza numvaga. Yego n'abatangabuhamya abagabo mu Kinyarwanda les témoins oculaires bahari bakabyibonera. Ikindi kaba ari message ibereka neza ko ibintu bihindutse. Ubwo ndacyari ku Burundi. Gatatu, Uburundi bushobora kuba burimo kubwirwa nabwo mu rwego buziguye, mu buryo buziguye indirectly, buvuga ngo ibyo Kongo ikoze n'u Rwanda nawe subirayo ubikore n'u Rwanda. Aya masezerano kwa kutavuga rumwe ko hagati ya Tshisekedi Pike perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi Kongo n'u Rwanda, nabyo biri ku rundi ruhande uza ugasanga Burundi nabwo si shyashya hagati yabwo n'u Rwanda ko ari umupaka ufunze. Ni ukuvuga ngo mu minsi mike dushobora kuzabona ino modeli Kinshasa Kigali yavuyemo Bujumbura Kigali gusinyana amasezerano, tukanabwirwa byinshi tutumvishe. Ntiryagutungura tubwiwe ikijya gusa nko gukuraho ubwirinzi no rugero. Uzatungurwa no kuva ko FDLR nayo igomba kuba dismantled, turabigarukaho kwamburwa intwaro kuko biri mu ngingo zigize aya masezerano. Ubwo niba kuvuga ariko kuri modeli y'u Burundi ntibyazagutungura habaye copy paste edit no guprintinga n'ibindi nk'ibyo ngibyo, base gufata kimwe mu byabaye hariya bakabihuza hagati y'u Rwanda no Burundi. Icyo nacyo kikaba cyazazamo cyane cyane ko ariyo mpamvu Burundi bwahamagawe. Gatatu, no inyungu y'umutekano igomba no kugaragara kuko perezida w'u Burundi yagiye ejo, sibyo? Yego. Amaze iminsi 2 Burundi. Amene muri Washington. Ntabwo yicaye, ntabwo ari muri hotel, ntabwo yagiye kunywa ka Guinness cyangwa ibindi. Byanga bikunda hari umwanya wo gutekereza no kunyura no gusobanukirwa no kumva neza no kuganira n'aba stakeholders nabo bireba kubigendanye n'aya masezerano nagiye gusinywa. Icyo kintu rero no kuvuga ngo araza noneho kumva neza nka Sebarundi inyungu ikubiyemo, turaza kubigarukaho, ikubiye mu gusinywa kwa aya masezerano, nawe agende afacilite icyo bita faciliter la tâche, yorohereze ishyirwa mu bikorwa rya masezerano. Icyo ni cya gatatu. Icya kane rero nkuko na benshi bavuga no kuvuga ngo uwari uhari azabazwa ibyabaye hari mu gihe yababaye nyirabayazana. No kuvuga ngo aya masezerano uzaba yayabonye agasinywaho nawe azaba afite icyo yamugiraho ingaruka aramutse abagaragaye nk'uyatambamiye. Yego. Icyo nicyo nasorezaho ku Burundi. Tujye Kenya. Kenya yahoze muri Eastern Congo ifite igisirikare, urabyibuka muri ya nzira ya East Africa. Kenya yasezerewe mu buryo butavuzweho rumwe, ingabo zayo ni za East Africa by'umwihariko. Kenya General Nyaga urakoze cyane ari Burundi Sekedi igihe yamuhaga warning avuga ati this is the last warning, amurega kuri perezida we Ruto. Uwo mu perezida niwe wagiye kuba nk'umugabo nk'umutangabuhamya bw'ibyo barose. Icyo gihe yari Ruto cyangwa yari Kenyatta? Icyo gihe yari Okay, yari perezida wa Kenya. Nta kibazo, yaba ari Kenyatta n'abandi dukurikira barabikuri. Nziko twari turi kumwe muri urwo rugendo. Ariko icyo twemera nuko perezida wa Kenya yari yasuye Kongo muri iriya minsi, hanyuma Tshisekedi aboneraho umwanya wo kuwoninga cyangwa wo kurega wari ukuri ingabo za Kenya ari we. Oya, bari mu Burundi. General Nyaga bari mu Burundi. Okay, good. Bari bitabiriye inama mu Burundi. Yego, amwihanangiriza amurega kuri shebuja mbese. Icyo kintu ni kimwe rero cyuko Kenya yari ifite ingabo muri Kongo. Icya kabiri, Kenya ifite ishoramari muri Kongo. Kenya nayo irajwe ishinga n'ikitwa umutekano muri Kongo, yaba ari mu burasirazuba cyangwa muri Kongo Kinshasa yose uko yakabaye. Ikindi niwe ntuzi, niwe chair wa East Africa. Urakoze cyane. Kenya ifite banking sector, investissement, ishoramari mu bigendanye n'imari. Mu mico ise twavugaga za miliyari n'amamiliyari ari hagati ya KCB, Kenya Commercial Bank na Equity Bank, zose zashoye akayabo k'amafaranga. KCB na Equity Bank ziri mu banki 3 ya mbere muri Kongo,
afite working capital na investment na asset n'imari n'ibigendanye n'ibyo ngibyo. Hanyuma uze mu bigendanye na consultancy, bigendanye na n'ubujyanama, bigendanye na n'ishoramari ryo ku exportinga, ubigendanye na Mombasa Port, ibinyura mu cyambo cya Mombasa bijya muri Kongo biri ku rwego rwo hejuru kandi rwiza, n'akayihayoka Kenya ko gushora imari muri Kongo. Icya gatatu, Kenya niyo yavukiyemo AFC M23. Ukuvuga ngo umuntu umeze nkaho yabonye umwana avuka, yavukiye mu bitari wawe ari we directeur w'ibitaro, none uje kureba aho wa mwana mu minsi mikeya abaturanyi barimo kwitegura kumuha icyerekezo. Turikumvikana? Ukuvuga ngo ugomba kugendera no guherekeza ya package y'amahoro ku buryo buri comprehensive, bunini bugari. U Rwanda M23, Congo FARDC, FDLR, u Burundi ari amasezerano arimo maze nkamburera nk'umutaka w'ibyo bintu byose. Nubwo hari umwihariko hagati ya M23 na leta ya Congo, ariko bifite icyo bipfana byanga bikunda n'ababyiye. Iyo rero ni Kenya. Kenya iri muri NATO, urabizi ko Kenya ro ubwo tugeze ku cyo Amerika ipfana na Kenya, ku buryo Trump yabwira Kenya ati ngwino nawe uri hano hafi, kuko ibyo bigendanye n'umutekano wa East Africa, ibigendanye n'inyungu strategique za Amerika na NATO, Kenya ubu ngubu ni iri ku isonga. Ni kimenyemenye no ko aribo bazanye nk'umumambure udahoraho, ariko urusha ibindi bihugu byose bya East Africa nk'inshuti ya Amerika mu rwego rw'umutekano by'umwihariko, no mufatanya bikorwa udasanzwe bitewe na stati avuga. Kuba tuvuga gutyo ntawe tuvuze ko atari inshuti ya Amerika turi kumvikana, ariko turabivuga dushingiriye ko Kenya kugeza uyu munsi aricyo gihugu cyitwa nane ally NATO member muri ibihugu byose bya East Africa. So Kenya rero yagiyeyo muri makeya irimo muri uwo mwambaro. Tukanibuka ko perezida wacyuye igihe Kenyatta ari we yigeze kuba no muhuza wagize akamaro, waherekeje bano bene wacu b'abakongomani mu masezerano yabaye. Ubwo turimo turavuga M23 na leta ya Congo muri amasezerano ya Nairobi, kandi ntihazagira ukubeshya, buriya nta kintu na kimwe kitahawe agaciro, nta na kimwe batahereyeho barimo kudoda uyu mwenda witwa amasezerano rukomatanya agiye gusinywa hagati ya leta y'u Rwanda na Congo. Comprehensive Peace Agreement. Yego, nicyo ngicyo navugaga hagati ya. Twibutsa abadukurikiye ko aya ngaya araza ari amwe ba minisitiri b'abanyamahanga bashyizeho umukono kuri 27 z'ukwa gatandatu. Abantu barabyibuka ko Trump buri umwe yahitaga amuha ubutumira ashyira perezida we kuko zaza gusinya ayo ngayo bazasinya ku munsi w'ejo kuwa kane. Hanyuma reka ngusubize inyuma gato. Yego. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo Patrick Muyaya mu byumweru bishize yatangaje ko Tshisekedi nta kintu azasinya ingabo z'u Rwanda zitabanje kuva ku butaka bwa Congo. Congo ikomeza kuvuga ko u Rwanda rufite ingabo ku butaka, u Rwanda rukavuga ko rutari muri Congo ahubwo ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Iki kintu ntigishobora kutazatuma hari ibintu byinshi bihinduka cyane. Hari ikintu tutazamenya. Yego. Kereka igihe wenda umukiza azagarukira. No kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda nta rimwe u Rwanda rwigeze ruvuga ko ziriyo. Yego. Bivuga ko no kuzikurayo bitazamenyekana niba zizavayo. Ibindi byose bisarabone. Ikindi amasezerano abivugwa ko muri annexe yayo byavugwaga ko ari ingabo zigomba gukora kuva ku butaka, ariko u Rwanda rukavansa ko ari security measures, ingamba z'ubwirinzi. Ibyo bintu ntekereza ko mu byo bavuze wenda bishobora kuzaguma gutyo kugeza à l'éternité. Nicyo ntekereza. Yego, sinzi niba narinshuje ikibazo cyawe na mbere yuko narivuze ntabwo biteye impungenge ko aya masezerano nubwo yashyirwaho umukono atazahindura byinshi ku rubuga rw'intambara. Niba umuvugizi wa Congo yaravuze ko birashoboka ko sinawe wenyine na perezida Tshisekedi yisubiyeho mu minsi ishize yanze gusinya wenda amasezerano yakabera asinywe ku itariki 3 z'ukwa 10 uyu mwaka, amezi inyuma hano gato ya Justin iminsi runaka ishize, iminsi 30 ishize inyuma. Hanyuma aza gusubikwa bitewe no ko bo bavugaga ko bashaka kubigendanye n'umutekano, kuko afite component ebyiri, afite agace k'umutekano peace agreement na economic integration agreement. Mu bigendanye n'umutekano rero Tshisekedi yaravuze ngo arashaka ko ibyo basabye byose byubahirizwa nta na kamwe gasigaye. Icyo bavugaga none ngo kwingabo za RDF ziva mu butaka bwa Kongo, ukavuga ngo niba noneho bemeye kujyayo ni kimwe mu bintu bibiri, zavuyeyo koko nibyo nabwo ntabwo uzabimenya kuko ntabwo zavuye ngo primo abatabizi,
kuko ntiwanabimenya kutabimenye izina ryayo ni icyo navuga yaba ari nka speculation kumvikana kuko utamenye ko zigenda kutanamenya ko zavuye cyangwa se cya kabiri Kisekedi akaba yisubiye avuga ati ni muhagume ngenge ndetse nzaba ndareba nicyo ngicyo so ntabwo iki kintu cy'ingabo kuko byagize mu rwego bameze nkaho impande zombi zageze aho zisa nkaho zemera narrative idasobanuye neza itavuga ariko none ku ruhande ugasanga koko harimo ikintu kidasobanutse kandi nijabo u Rwanda ntabwo rwajya gusinyira kuko ruzakura ingabo muri Kongo zitariyo ariko narwo Rwanda kubaza ruti ko twababwiye ko ari security measures twashyizeho kandi ntawe ushyiraho ugamba z'ubwirinzi uretse ku butaka bwe turikumvikana so twabirekera aho ngaho gutyo yego nyine nari ntubaje nti ntabwo ubona ko ari mu ngenge ko rwashyirwaho umukono aya masezerano atazahindura byinshi ku rubuga rw'intambara aya masezerano ahagarikiwe n'intare aya masezerano abaperezida batangiye kurira indege mu byubahiro byabo aya masezerano nta kintu na kimwe kandi na Kisekedi recently abanyira ubwite areba kuko bashaka no kugerayo ntibayasinye banagezeyo ibyo nabyo birashoboka cyane histoire cyangwa experience yerekana ko abantu igihe batarashyira umukono ku masezerano batarayasinya bashobora no kuyasinya barangiza abarimo za ibika byerekana uburyo amasezerano atubahirijwe abantu bayasohokamo ibyo urabizi neza yego so rero twavuga ariko amahirwe menshi arerekana ko probability yashobokability yo gusinywa iri hejuru nko ku kigero cya 80% kereka habayeho force majeure ingorane zidasanzwe zidateganyijwe n'umwana w'umuntu izo nazo zibaho buryo yego aya masezerano aramutse asinywe hagati ya President Kagame na Tshisekedi ntabwo aya masezerano no kuwa kane hatabaye intambwe ifatika mu biganiro hagati ya Kinshasa na M23 yego ni ntangaruka amwe yagira ku yandi kuko amwe ari muri umbrella yandi aya niyo manini yego ntangaruka byagira tekereza ko aba bagabo n'abagore mpuzamahanga communauté internationale twese turimo twese cyane cyane abayobozi ariko ba President Kagame Tshisekedi ba Trump n'abajyanama n'abaperezida bandi uko harimo Togo ya African Union harimo African Union itself harimo East Africa n'abandi na SADC bese ni ikintu gihagurukije abagabo benshi n'abagore nabaga rero mu bintu bateganya uko byagenda guhose karinijabo harimo factor yitwa ngo temps igihe ntabwo ari ikintu kiri buze uvuge ngo bavuye gusinya Kongo hisiba paradizo no urugendo ahubwo batangiye aka kantu tukemeranyeho no urugendo rwerekana icyambere no kubanza kwereka abantu to understand stakeholders abantu bari muri iki kibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ababyemera n'abatabyemera abigiza nkana n'abatigiza nkana abacumbikiye imitwe y'abagizi ba nabi n'abajenosideri n'abandi umuryango mpuzamahanga umuryango w'ibihugu by'ubihugu by'uburayi niyo Europeenne abagerageje gutembagaza leta ya Paul Kagame abagerageje gufasha FDLR ngo ihiri ku butegetsi abari bafite akayihayo ko kumva ko bazahindura ibintu muri East Africa turi kumvikana neza abagerageje angere ya SADC niba se na Kigali abaratekereje twenda twakora ibi nibi turi kumvikana abo bantu bose bahabwe amwanya wo kuvuga ngo amahoro tuyungukemo amahoro twese turayakeneye turi kumvikana kandi twese tuyakeneye nta ushobora gukuraho undi wa mugani wa yamvugo muri Zimbabwe urayizi ngo gukuraho undi so icyo kintu rero nicyo ni rwo rugenda abantu batangiye twagerageje kwirukana abarwandofone ubwo ni Kongo twagerageje kwita bari aba Easterners barahohotewe bakorewe ibiri hafi yo kugaragara nka genocide bagerageje nabo gushaka gufata ibyo byose ibihugu byose iyi ni platform cyangwa no urugendo rwo kuvuga ngo Kongo Eastern Congo irimo amahoro ishyigikiwe n'umuryango mpuzamahanga Trump arimo aratanga icyizere cyo kuzana investment ishoramari rihagurukiweho rishyigikiwe n'abarabu bafite amafaranga ahagije bakeneye Afurika bakeneye Afurika Qatar nayo rega abarabu bajya bamo abakomisiyoneri ushobora kubona bazanye ibifaranga ukayibona bo kandi harimo Kuwait harimo Bahrain harimo Arabia Saudite unuvuga ngo Eastern Congo Qatar buri giye kuyigurishaho nayo mu rwego rw'ishoramari niko bakora buriya na Gaddafi rero nyinshi yakoraga muri Afurika burya ari uruhurirane rw'imari rw'abandi barabu cyane cyane za Kuwait na za Bahrain so icyo rero nshaka kuvuga yari na amahirwe mbese n'urugendo kari nijabo it's a process
irebo bitangiye ariko buri wese ntawe usigaye imitwe yitwaje wenda twagaruka tudatinze kuri amasezerano ubwayo asobanuye iki cyangwa ari imice bingahe harimo imice bibiri harimo amasezerano y'amahoro nk'uko ubyibuka yasinyweho agace kayo yemeranyijweho yasinyweho n'inzego zibireba harimo nyine banduhungire nk'uko bavugana bakayikwamba mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka yavugaga ibintu bitatu by'umwihariko icya mbere kwari ukwambura imitwe yitwaje intwaro iri muri kano karere ka Eastern Congo ihungabanya umutekano w'ibi bihugu byombi. Icya kabiri kwari kubaha territorial integrity ubusugire bw'igihugu cyane cyane iyo tugezeho duhita tuvuga ko ari Congo. Iyo niyo yonyine yatakaga ivuga ko ihohoterwa mu busugire n'ubutaka bwabo. Hanyuma ikindi cya gatatu ni icyitwa integration iri force kwambura intwaro ya mitwe aho ngaho abantu bahita bavuga ko ari FDLR akenshi kugira ngo baze basubizwe mu buzima busanzwe ariko bakamburwa intwaro mu rwego rukomeye na désarmement kwambura imbunda niyo mitwe yine. Icyo ngicyo cyavuzweho bihagije kugendanye n'umutekano u Rwanda rugakuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi hakabaho political inclusion ibyo ne bireba Kongo ariko ntago bireba u Rwanda by'umwihariko ariko nicyo gice cyarebaga hama tugiye ku cya economic sasa kugeranye n'umutungo n'iterambere niho ndi butindeho gatoya. Ako gace ko kari karanatinze kari karagoranye ko kemejwe mu minsi ya vuba ngaha muri uku kwezi kwa 11 na ikipe yiswe ngo ni equipe technique hagati ya Kongo n'u Rwanda ikubiyemo ingingo eshanu nuvuga ngo ni sectors eshanu bemeranyijeho. Iya mbere nigendanye n'ibikorwa remezo u Rwanda na Kongo bikagirana imikoranire ku bigendanye n'ibikorwa remezo. Ndaguha urugero nka Uganda mu rwego rwo kwiyunga na Kongo uri ku muhanda wa Kisangani Museveni yigeze gufungura ku mugaragaro. Biteganyijwe ko u Rwanda na Kongo bashobora kugira ibikorwa remezo bazajya bahuriraho uri kumva bakagira abashoramari ntibahere ku rugomero rwa Rusizi nari kukigaruka cyo kiri muri energy icyitwa Rusizi ya gatatu hydro power plant ifite agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari. Uyu mwaka December nibwo yagombaga gufungurwa kuko ifite miliyoni 800 n'amafaranga menshi cyane z'amadolari kare nijoro. Ndebo saba dukurikiye ku Rwanda budget yarwo uyu mwaka ari miliyari 4 na miliyoni 800 z'amadolari. So wumve rero haraburaho gatunga ibe miliyari imwe iyo investment izagirwamo uruhare na Banque Mondiale yamaze kwemeza ayo mafaranga na Banque Nyafurika itsura amajyambere yandi twita BAD hanyuma haze na Union Européenne n'abandi bafatanya bikorwa baba bari private benshi batandukanye. Ariko abazungukira muri Rusizi hydro power izaba ifite megawati 206 ubwo twageze muri energy sector telekumvikana ni ibihugu bitatu bihuriyeho byose bitegereje kandi bitegerezwa kubaha aya masezerano kugira ngo ikibazo cya energy urakizi. Ibihugu byacu byose bifite ikibazo cy'umuriro. U Rwanda rurabyaza amasaruro 400 megawati zonyine dukeneye ibihumbi 3. No kuvuga ngo Rusizi zazarije gukemura ikibazo ku mwaka utaha bazayifungura ku mugaragaro 2026 mu kwezi kumwe gusa. Ubwo bamora Rwanda n'igihe kiri kumvikana neza. Izo 206 turumva zizaza zije guhindura. Ibihugu bitatu niyo kimwe cyafata 80 70 60 megawati ni nyinshi cyane izo ngizo. So ubwo rero twageze muri energy tugeze muri infrastructure. Energy ni ya kabiri. Tuze muri tourism. Ishoramari guhubyaza umusaruro ubukerarugendo muzi ko u Rwanda rwateye imbere nari kukagarukaho icyo buri cyose kizajya gifasha kimwe muri ibyo bihugu bizafatikanya. Ibijyanye n'amaparike national za Virunga murazizi u Rwanda rwateye imbere cyane amafaranga menshi yinjira hano muzi ko aturuka muri tourisme. Kongo irayakeneye nayo ngira ngo ntago izongera kuvuga ko bayibiri bitera noneho dore kumvikana bizemo bigendanye no kuhamagara abaturiste nyine ubwabo. Urabizi mu mahanga Kongo yari ifite ibibazo by'uko nta bazungu bagiye kubera kwitwa ngo bafite ibibazo by'intambara noneho bazayiyoboka. Abantu basure Uganda basure u Rwanda basure Kongo uzikitwa East African Tourist Single Visa cyarimo Kenya Uganda n'u Rwanda. Kongo ntibyagutangaza igiyemo iyo ni package nziza muri tourism. Hanyuma uze nyuma ya tourism ujye muri public health abyo ni biri muri aya masezerano. Hazabaho partnership ubufatanye mu bigendanye n'ubuzima ubwo hita wumva ikitwa mitiweli. Abakongomani barapfa benshi
ni kuki Kongo itaza ngo yigire ku Rwanda bifatikanye niba ari finansoma iboneke, ariko abakongomani ibyo ni inyungu ku baturage bavurwe. U Rwanda rurimo gushimwa ko rurimo no gukora kwitegura kujya ku kindi cyiciro cy'ubukerarugendo bushingiye ku buzima, aho amahanga yageza kwivuza, n'abakongomani bo bahora baza kwivuza. U Rwanda ruravura abantu kanseri musaza ya yes, ruravura abantu kanseri. Iyo munsi security y'abanyarwanda mugeranye n'ubuzima, nubwo twe twaba tubona hari akabazo karimo, ariko biteye imbere ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika. So ubwo rero abakongomani barimo baributswa ko bagomba gufatikanya n'u Rwanda. Hari cyanyuma rero kinarekomeye noneho nabo rero bazafasha h'u Rwanda kubigendanye na mining, igendanye n'amabuye y'agaciro. Niba Kongo ifite amabuye y'agaciro, kuki atagirira akamaro u Rwanda mu gihe nabwo rwakwinvestingamo bakongera agaciro kuri ayo mabuye, inganda zikuki zitaba i Kigali ngo ibirombe be muri Kongo bafatikanye binvestingemo na Trump ashyiremo amafaranga. So urebye n'icyo ngicyo bisobanuye ko abaturage bose ba East Africa, Eastern Congo bagira amahoro, u Rwanda na Kongo bikabana nk'ibihugu bituranye bifite icyo bimariranye buri cyose mu mwanya wacyo no mu bwubahane. Hanyuma twibagirwe ko n'ibibazo umutekano cyitwa security concern y'u Rwanda gusenya kurandura burundu FDLR muri aka karere, by'umwihariko muri Eastern Congo, nabyo bikaba bigomba gushyirwamo ingufu, kandi byanga bikunda bikazashoboka bitewe n'ingufu ziri muri aya masezerano. Yego Karinija, yangira ngo utunyuriyemo muri make n'umuntu ushobora kuba tarazi uburyo iyo ntuza imeze, ngira ngo hari cyakuyemo aya masezerano ajyanye n'ubucuruzi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ntubona ko ari ubukungu? Yego ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bwayo. Nge naho nshaka gusa kwikundira amabuye nk'abakunda electricity amashanyarazi. Oya nifatiye akangaka ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Sawa sawa. Nta ubona adashingiye cyane ku nyungu za Washington kurusha gushaka amahoro arambye. Eka nkubwiza ukuri. Yego. Kuko abasesenguzi Abanyafurika tugomba kwanga no kwikuramo, niba abarokore niba tuzabahamagara bakadusengera, kwikuramo ikintu cyitwa ngo kuki undi yakunguka. Iki kintu tugomba kwanza sikakikura mu mutwe, mu mitekerereze yacu. Cyo kuvuga ngo Abanyamerika barashaka gutwara imari, ubu buri wese kwikureba icyo azungukira mu cyabaye ukarekeraho. Ubwo ngiye numvaga icyabaye icyaba cyose. Yego. Inyungu ya mbere ni amahoro arambye. Icyaba cyose muri ibi. Yego. Amahoro arambye. Amahoro ahinde. Yego. Okay. Amahoro yamaze guhinda muri Kongo rero. Kisekedi nta kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro afite. Ntateze ikibazo umuturanyi nawe ushobora kumumerera nabi mu gihe yabona ko FDLR n'abandi bamubangamiye. Turi kumvikana? U Rwanda rukeneye narwo iterambere, ubwo umutekano wo twawurangije. Yego. Narwo rufite uburenganzira bwo kujya kugura amabuye muri Kongo rugatanguranwa n'abandi, nkuko n'abashoramari. Business ni competition. Perspective ya mu isura ya business, kureba product ukeneye ukayibona ukayibyaza umusaruro wayongera agaciro wayigurisha uko imeze mu rwego rwemewe n'amategeko. Hasigaye Trump nawe nk'umuntu ushaka cobalt, nk'umuntu ushaka ya mabuye tererare adasanzwe, amujyana muri green energy, amufasha gucura intwaro no guhangana na competitivity ku isoko mpuzamahanga, no gutsinda Ubushinwa no kubutanga gufata matière première. Ahasigaye nawe hizi welcome, cyane cyane n'abatuzaniye amahoro n'umutekano muri aka karere. Icyangombwa nuko abantu bose bakunguka, impunzi z'abakongomani zigataha, abanyamurenge ntibongere kwicwa bagahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo, ibikorwa remezo bikabaho, ahasigaye kero meyer ganye. Yego. Hanyuma ayo turimo wenda tunagana ku musozo, shobokability yo ko aya masezerano arasinywa kuri uyu wa kane cyangwa atari businywa, urayibona ku ruhe rugero? Kandi twabonye amasezerano y'amahoro hagati ya Palestine, Hamas na Israel. Twabonye amasezerano y'amahoro ahantu henshi cyane. Twabonye amasezerano y'amahoro hagati ya RPF na Habyarimana regime. Twabonye amasezerano CNDD-FDD ayo ugize neza ko arangishaka byibuze ifite positive image. Aya CNDD yagenze neza hagati yaye na Buyoya kuko bo baje kugabana ubutegetsi. Ariso bivuze ngo experience twereka ko amasezerano amenshi hari atarubahirijwe, ariko akaba nayubahirijwe. Atarubahirijwe haba hajemo ingorane zikomeye, wenda ko utayubahirije ashobora kuba afite ingufu zikomeye. Ariko uyu munsi ndatekereza ko aya masezerano azagira inyungu, kuko imyaka 30 irashize wenda ibihugu byo mu burengerazuba, kuko ikitwa cyose intambara haba hariho sinyatire yabo, niba atari hafi ya yose, babonye ko
intambara iri muri Kongo ishobora kuba itatuma inyungu zabo zigerwaho, ahubwo ko amahoro n'ituze muri Kongo aribyo byatuma mu by'ukuri bagera ku nyungu zabo. So nshingiye kuri icyo ngicyo ngashingira nyine ngo icyo gikubiyemo byinshi, gikubiyemo ingufu za M23, gikubiyemo n'ibindi. So ndatekereza rero ko uyu mwanya mu by'ukuri aya masezerano hari amahirwe menshi ko azasinywa kandi akubahirizwa bwana Kanijabo. Yego. President Tshisekedi umukuru w'u Rwanda yakunze kuvuga ko mwumvikana ibintu mwasohoka akabihindura. Ubu ibi byo ntabwo bashobora kubyumvikanaho n'abo bagabo batweretse bo muri Togo, abo muri Kenya, abo mu Burundi na Trump bazaba bahari, yasohoka nabwo akabihindura. Yaba afite risk yuko Kinshasa yafatwa. Yego. Force majeure yabaho cyangwa ikosa ryabaho kuri Tshisekedi yaba ari kuvuga ngo abarimo kubahuza baramutse bari serious bashobora kuba bashyira hamwe. Hari n'akantu nibagiye ko kuba Kenya yitabiriye biriya biganiro. Wibuke ko mu bashyize Tshisekedi ku butegetsi yari arimo perezida wa Kenya. No kuvuga ngo bashaka no kumubwira off camera bati waraduhemukiye uhawe amahirwe yenda igice cya kabiri. Ibyo byose birashoboka. So nakeza ko Tshisekedi no kurikirana n'amadiskuru ye yose. Icyizere cye gikomeye cyane kiri kuri Trump. Ntabwo rero yakwica icyizere yabagiriye n'umuryango mpuzamahanga. Yego. Ya ayo ubundi twasoreza keretse niba ndahari amasasu M23 yakoze ibi ngibi twavuze ko ari process leta ya Kongo yateye Mayi Nyatura ya Kutumba bagize bate, ibyo bishobora kuzagenda bikomeza ariko bigenda bigabanyuka kandi kuri speed ihagije. Yego. Kubera amasezerano. Yego. Ayo ubundi twasoreza. Murakoze cyane. Keretse niba arakeneye wongera nta kindi. Ya reka nshimira abari badukurikiye ariko mbibutse ko mushobora kujya muri Future Mobile Store, ni iduka riherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yo kwa Makuza. Bafite service nziza ijyanye n'ikintu cyitwa top up cyangwa kuba ufite telefone wenda ishaje cyangwa se ubona itakigezweho itakijyanye n'igihe ukagenda ukayibaha wowe bakaguha inshyashya kandi ku mafaranga make yawongeraho. Bakorera abahara rero mu nyubako yo kwa Makuza ahateganye na parking ya Beka neza. Ubu hareba ahantu akunze guparika abamotari hakurya yaho ni muri Future Mobile Store, cyane cyane telefone za Samsung ndetse n'ama iPhone. Niba ufite iPhone 13, 14 cyangwa 15 ushobora kugenda ushaka 17 cyangwa 17 Pro Max bakongera amafaranga make bagahita baguha iyo ngiyo igezweho. Ukoresheje ubwo buryo bwa top up mwazaniwe ni Future Mobile Store byakorohera rwose. Ayubungira ngo nawe uri kubyumva uko nukuri. Nta nundi ndumva akora service nk'iyi. Nagashya iminsi yacu yavubaha. Yego. Nagashya rero muri Future Mobile Store ni munyarukireyo. Uri Musanze ushobora kuyohereza telefone bakayikudelivaringira akababwira uti mboherereje iPhone 12 ni 14 cyangwa na 5 gutyo. So muhamagare kuri 0788 69 12 43 0788 69 12 43. Mbibutsa kandi ko uretse n'ibyo ngibyo hano muri Future Mobile Store ikintu cyose gishoboka kijyanye na telefone yaba ari kuyigutumiriza ku ruganda kuyigura hariya wowe uragenda ukababwira icyifuzo cyawe gusa arangiza bakagikurikirana. Future Mobile Store. Future Mobile. Akaba n'umufatanyabikorwa wa Primo Media. Yego. Inshuti za Primo zigomba kuba inshuti za Future Mobile Store. Ko nawe yego. Wakoze cyane yo. Merci beaucoup. Mwakoze namwe bari badukurikiye tubifurize kuza kugira umunsi mwiza. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari nabake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited
ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mes.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda.